ubuzima bw'isi duhura n'ibiduhungabanya, tukababara tugashavura tukabura amahoro, bamwe bakanzura yuko uwo mwijima ntacyaweyura. Muri ubu buzima bw'isi duhura n'ibiduhungabanya, tukababara tugashavura tukabura amahoro, bamwe bakanzura yuko uwo mwijima ntacyaweyura. Ariko nubwo ijoro ryatinda igihe kiragera rigacya, bya bibazo byigize imisozi nabyo bifite ubihangara, nta wundi ubona ishobora byose, n'ibyawe arabishoboye. Wapfukama usenge wizeye utegereze igisubizo. Yesu ni umunyembabazi ndetse akaba n'umunyembaraga, yabaye mu isi amenya ubukene n'ibyagize umuntu, uko yababaye ntiyirengagiza abababazwa. Yesu ni umunyembabazi ndetse akaba n'umunyembaraga, yabaye mu isi amenya ubukene n'ibyagize umuntu, kuko yababaye ntiyirengagiza abababazwa. Ariko nubwo ijoro ryatinda igihe kiragera rigacya, bya bibazo byigize imisozi nabyo bifite ubihangara, nta wundi ubona ishobora byose, n'ibyawe yarabishoboye. Wapfukama usenge wizeye utegereze igisubizo. Ita ku makene yacu iby'umwuka ndetse n'umubiri, iyo dusabye kandi twizeye ibyo yasezeranye, no kwizerwa yakiranukira gusubiza. Ita ku makene yacu iby'umwuka ndetse n'umubiri, iyo dusabye kandi twizeye ibyo yasezeranye, no kwizerwa yakiranukira gusubiza. Ariko nubwo ijoro ryatinda igihe kiragera rigacya, bya bibazo byigize imisozi nabyo bifite ubihangara, nta wundi ubona ishobora byose, n'ibyawe yarabishoboye. Wapfukama usenge wizeye utegereze igisubizo. Ariko nubwo ijoro ryatinda igihe kiragera rigacya, bya bibazo byigize imisozi nabyo bifite ubihangara, nta wundi ubona ishobora byose, n'ibyawe yarabishoboye. Wapfukama usenge wizeye utegereze igisubizo.